Impamvu ibitotsi ari urufunguzo rw'ubwenge n'ubuzima bwiza. Dr. Matthew Walker, inzobere mu buzima bw'imitekerereze, yatwandikiye iki gitabo. Muri iki gitabo dusangamo amasomo menshi. Gusa ayo masomo yose twagerageje kuyahuriza hamwe mu bice bine aribyo bigize iki kiganiro. Iki kiganiro biragusaba kumva kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya nyuma. Ariko mbere yuko dutangirana n'isomo rya mbere, reka tubanze twibaze. Ese waba uzi ko ubwonko bwawe bukenera ibitotsi kuruta uko bukenera ibindi byose? Ntibigusaba kuba muganga kugira ngo usobanukirwe ko gusinzira ari urufunguzo rw'ubuzima bwiza. Ngira ngo nawe urabizi iyo utasinziriye neza uburyo ubyuka umeze. Ariko se kuki abantu benshi bakomeje cyangwa se babifata nk'aho hari akaruhuko gasigaye nyuma y'umunsi wose w'uko wiriwe mu kazi? Uyu munsi turi buvuga ku mpamvu igitabo Why We Sleep cyahinduye uburyo abantu babonamo ibitotsi ndetse n'uburyo babifata. Tugiye gutangirana n'igice cya mbere, impamvu ibitotsi ari ngombwa mu buzima bwawe. Dr. Matthew Walker, uwo nimvuga Matthew Walker wumva inzobere mu buzima ndetse no mu masomo y'ibitotsi, avuga ko gusinzira ari nka reset y'ubwonko. Ku muntu usinzira neza, iyo usinziriye neza ubwonko bwawe busiba ibyo budakeneye bukibuka iby'ingenzi. Kandi nanone umenye gufata ibyemezo byiza, kugenzura amarangamutima no kwibuka neza. Aho ngaho urabyumva neza. Niba wiriwe ufite stress, iyo usinziriye neza ngira ngo urabizi ko ubyuka umeze neza, utibuka n'ibyakubayeho. Quote of the day: Sleep is the single most effective thing we can do to reset our brain and our body health each day. Gusinzira nicyo kintu kigira ingaruka zikomeye mu gusubiza ubwonko n'umubiri ku gihe ndetse bikagira n'umunsi wawe mwiza. Ibyo ni isomo rya mbere. Niba usoje kumvira isomo rya mbere, ukeneye no kumva isomo rya kabiri. Isomo rya kabiri: ibyago byo kutaryama neza. Iyo udasinziriye neza ni ibiki bikubaho? Ese ni ibiki uhura nabyo? Ku muntu w'umunyeshuri, ubushobozi bwo kwiga buragabanuka. Nimvuga ubushobozi bwo kwiga, uhita wumva ko ari ubushobozi bwo gufata mu mutwe. Ku muntu udasinzira neza, ushobora kugira indwara nka Alzheimer cyangwa se diabete, umutima ndetse n'izindi zose. Quote: The shorter you sleep, the shorter your life. Uko uryama gake niko ubuzima bwawe burushaho kubugira bugufi. Dr. Walker asobanura ko sleep debit cyangwa se umwenda w'ibitotsi utishurwa uko ushaka. Suppose ku muntu wiriwe ataryamye akamara icyumweru ataryama, ntabwo wafata undi munsi cyangwa se ikindi cyumweru ngo ugisimbuze kuba utararyamye uyu munsi ngo bikunde. Oya, ibyo ntabwo bikunda. Ntushobora gukosora icyumweru wamaze udasinzira ngo ukigikosoze ikindi cyumweru ngo uzakimara uryama. Iryo ni isomo rya kabiri. Niba usoje kumva isomo rya kabiri, biragusaba kumva isomo rya gatatu kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Isomo rya gatatu tugiye kurebera hamwe inama 3 zoroshe zo kuryama neza. Dore inama 3 zoroshe zo kuryama neza nizi ngiye kukubwira. Icyo usabwa: fata ibitotsi nk'igice cy'ingenzi mu buzima bwawe. Ntubifate nk'umunsi usigaye cyangwa se igihe gisigaye nyuma y'uko wiriwe mu kazi umunsi wose cyangwa se icyumweru cyose. Igihe gisigaye ahubwo ni igihe cyo kugenzura ubuzima bwawe no kubwongera. Fata ibitotsi nk'igice cy'ingenzi, si igihe kiba gisigaye ngo ukiryamemo mu kanya gasigaye nyuma y'uko wiriwe mu kazi. Iryo somo uraryumva neza. Irinde kafeyine nyuma ya saa 8 z'amanywa. Niba saa 8 z'amanywa zageze, ntugafate ibintu birimo ikawa, icyayi, fanta ndetse n'ibindi bigusubiza inyuma ndetse na za energy. Ibyo byose bituma umuntu atabona ibitotsi mu masaha y'ijoro, kandi ibyo byose ni ibituma ugira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Gabanya gukoresha screen cyangwa se ecran mbere y'uko isaha yo kuryama igera. Gabanya gukoresha telefone, mudasobwa, televiziyo kuko byose bihungabanya melatonin yawe. Quote: Sleep is the greatest legal performance enhancing drug the most people are probably neglecting. Ibitotsi ni nk'imiti yemewe yongera ubushobozi bwa muntu. Ariko se abantu benshi kuki babyirengagiza? Kuki wirengagiza ko ibitotsi ari nk'imiti yemewe ku bushobozi bwawe kugira ngo ikongerere uburyo umubiri wawe ukora? Iryo ni isomo rya gatatu. Niba ukeneye gukomeza kumenya uko ubuzima bwawe bumera neza, ukeneye kumva n'iri somo rya 4. Ariko se mbere y'uko wumvira isomo rya 4 wakanze subscribe kugira ngo ubutaha utazacikanwa n'ibiganiro nk'ibi. Mu isomo rya 4 ariryo dusanga mu gice cya 4, tugiye kurebera hamwe ibyiza byo kuryama neza. Iyo usinziriye neza ubuzima bwawe burahinduka. Ese
ese ni iki kibubaho? Iyo usinziriye neza ubyutsa ubushobozi bwawe bwo gutekereza neza no kurwanya stress n'indwara z'umubiri. Umutima wawe utekanye, amarangamutima akaba meza. If you don't sleep, you have nothing. Sleep is the foundation on which your health is built. Niba utaryama ntacyo ufite. Ibitotsi ni byo shingiro ry'ubuzima bwiza. Niwanga gusinzira nta kimwe uzageraho. Erega ibitotsi igihe cyo guta ni igihe cyo kwiyubaka, gutuza no kongera imbaraga. Tangira uyu munsi gufata ibitotsi nk'ingirakamaro. Take sleep as brain power and make subscribe cause aha niho ubwenge buhurira n'iterambere. Ayo niyo masomo twabashije gukura mu gitabo Why We Sleep cyanditswe na Dr. Matthew Walker. Niba ukeneye ko hari ibindi bitabo tugusangiza byanditswe n'abafilozofi batandukanye, watwandikira muri comment ndetse ukanatubwira ikindi kintu cyose ushaka ko tukugezaho gutaha. Ciao ciao.